umuntu yagukora ugatarutsa akaboko urumva atari ikibazo mba mfite rata ako kabazo gashobora kuba kari no mu rugo wenda ariko ibyo ni ibibazo byo mu rugo ntiyaga ari ibintu uza kuvugira imbere ya kamera rwose sinzi niba reka ibyo ngibyo tubyihorere ko madamu ntabwo ashaka kumuvuga amabanga y'urugo. Ndabona yanifubitse wabona babuja ka penalty karimo se. This is Kigali Magic. Aka kanya twabazaniye ibyamamare bose witwa nde? My name is Gasore Pacifique uretse ko kazina basanzwe banziho ni Yakamwana OG. Yakamwana OG ninde kwise yaka? Yakana kazina nise kuko urabona ndi umukongomani. Yakabira sobanuye ngo ngwino. Isobanuye? Ngwino. Kubwira nde? Nabwiraga Keza ngo ngwino. Noneho uyu muntu uri kumwitwa? Yitwa Keza. Irinde? Sheri nangaye. Yakangiye kukubaza ikibazo kandi ntugishobora. Keza ahita guhemba. Ugiye kutubwira uyu muntu muri kumwe mu mazina ye yombi ubundi utubwire n'itariki akorera anniversaire. Turetse tumenya ko ari madamu wawe wamushatse mwaganiriye mwamenyanye byose. Yitwa Keza ariko Keza ntabwo ari izina ry'inyaryo ni izina ryo muri filime Paparazi ubutumwa bugufi ariko izina ry'inzi ni Sandrine. Tariki y'amavuko harya ni zingahe mabuja? Tariki ya mbere y'ukwa kabiri nibwo ngira anniversaire. Okay, dore yakabyananiye ko twibwire ubwo uraza kumuhana nyuma mwiherereye. Aribagirwa niba mba ngira ngo agabanya agacupa kuko gatama yibagirwa. Nitwa Sandrine nyine nkuko yabivuze nkaba ngira anniversaire ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri. Nkaba nitwa Keza umwaka subwo nawe ni ngombwa urabuze. Nkaba imyaka yose maze kwisi nyine tu hafi y'ingiye. None se Yakana Keza muhuriye kuki? Ni umugabo n'umugore, ni musaza na mushiki, ni umukope n'umukopine, murakorana, hari ikintu kibahuje hagati kuko tubasanze hano mu rugo muri hamwe? Keza ni umugore wanjye nawe ndi umugabo we. Ikindi duhuriyeho dukora akazi kamwe dukora industry nyarwanda, dukina filime, dukina comedy, dutanga ibiganiro kuri TV zitandukanye. So dufite ahantu henshi duhuriye rero no mu buriri. Burya no mu buriri muhuriyemo? Ke urabyemera? Nayisuga umugabo n'umugore. Kwanza uremera ko ari umugabo wawe? Cyane ariko. Ubwo ngubwo nyine ibyo bintu byose avuze muhuriyeho nawe urabyemera? Umugabo n'umugore bahurira ku bintu byinshi kwa ko nyine mubana mu nzu mwebwe muri babiri ibyo mukoreramo nyine bizwi mwe n'urukuta rw'inzu. Ntago abandi bantu babimenya. Ese yaka twibira akabanga dore Keza nene uvuge buhoro ntakumve. Ibyo bintu bimenywa n'urukuta rw'inzu gusa hari ikintu biziho ni ibiki ubundi? Icyo uvuga ibyo byavuze by'urukuta rw'inzu n'urukuta rw'inzu hari amatwi rugira. Ahubwo nitwe tubyumva nge nawe si urukuta rw'inzu urumva rwakumva ibyo mu buriri gute? Nibyo mu buriri yavugaga burya. Ibibera mu rugo rw'umugabo n'umugore bimenywa natwe turi babiri n'inkuta igihe zumva ujya uvuga gake. Reka noneho tutaragera kure reka tubabaze mwari mwabyara? Ntabwo turabyara ariko turabiteganya mu gihe kiri imbere. Umva wifuza kubanza kubyara iki Yaka? Umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu bose n'abana beza cyane. Nifuza tuzabanza ntabwo ari njye uzabyara njyenyine. Tuzabanza kubyara umukobwa. Tuvuga ngo impamvu namushyigikira kugira ngo abyare tubanze umukobwa wenda Imana ibidufashijemo. Urabona iyo ubanjije umwana w'umukobwa gufasha mu turimo buryo umukobwa ufite imyaka 10 ufite imyaka 8 7 umukobwa abashabutse kurusha abahungu yakagufasha koza ibyombo guteka kugatuma ku muhanda n'utuntu nyine dusanzwe. Impamvu tuvuga tuti bishobotse twabanza umukobwa. Ikindi nashaka kubivuga burya uzarebe mu muryango umukobwa
yubaha nyina cyane kuko nyina urabona baba bahuje gahunda agira inka munyarwanda, niyo mpamvu nyina byanga bikunze aramukanga akamufasha ku kazi ko mu rugo. ese ubundi ntabwo biracamo ntibiratungana, ntabwo wenda tuzamenya umwana muzabanza ariko tayari akaba waramaze ku ndabona yanifubitse wabona bavuze ka penaliti karimo se. Nese ubwo watera inda bavuga ngo iyo umuntu ateye inda urabimenya, iyo umugongo ateye inda arabimenya, ntabwo bizi. ntabwo urumva ko yaba yarateye inda, ntabwo urabyumvamo. keretse abimbwiye ati waneye inda nibwo nabimenya, naho ngiye ntabwo napfa kubimenya, keretse ari ubimbwiye ngo tayari penaliti warayinjije. tubamara amasiko rero Ntabwo ariko ramwe murabaza ye. Ni ukuvuga ngo twebwe wenda ishobora kuba inarimo cyangwa itarimo, ariko nyine dukenera kugira ngo tubitangaze tuzabyumvikana dushyire hanze. Abagore nimwe mubimenya mbere. Buse mbimenye ntabwo nabiguhishe bise ko ntayitewe n'umuntu wo hanze. Umuntu uzabona nangiye gucira uzahita uvuga uti kabaye no kunanirwa munaniro hato hato. Utangiye kujya ubona ibiraha ku muhanda ukumva urabishaka, kandi ngo warukuruba batene ukumva wararikiye ikintu cyangwa ukorera ikintu nk'aka gakote kawe ngumva ashaka ukihumuriza umunsi wose. Biterwa n'ikintu ngo watwite. Hari n'abakunda ibirango yabibona ngo kumva kabisa. Ese akakeza wamukuye hehe? Uko umukobwa mwiza nk'uyu nguyu wamukuye hehe? Se ntiyaguhenze? Wamukoye angahe? Niba waramukoye inka wamukoye zingahe? Mbwira kugeza ko mbona arenze. Kiza namukuye iwabo hano hafi hano arya ni we mwahuriye he kugira ngo umubone iwabo ho wamenye nyone? Kuvuga ngo iwabo naje kwamenya nyuma, kuvuga twahuriye muri Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi, ariko naje no kugira iwabo mu rugo ni hari igikondo, sangayo nsuza n'ababyeyi be, birangira dukoze mariage. Ariko Keza mu by'ukuri bagombaga kumukosha, ariko urabona arasobanutse, nanjye nakoresheje uko nshoboye, inkwano ziraboneka, kugeza uyu munsi turi kumwe. Numva inkwano yakagukoye wonye barazishimye cyangwa baravuze bati n'ubundi igendere nta kundi, ariko aradusondetse? Ubundi buriya nta muntu ugaye inkwano, kuko iyo ugiye ureba umuryango ushatsemo nuko iwanyu hameze. Ushobora kuba wenda iwanyu mwifite iwabo umusore wenda batifite, biterwa n'ubwumvikane bwanyu. Ushobora no kuvuga ati nta mafaranga mfite yo gukora, ariko siko njye byangendekeye. Ni urugero ndi gutanga, cyangwa akaba baramukobye noya kugira ngo wumve yuko inkwano ubundi biterwa namwe ubwanyu. Ariko we yarakoye, kandi iyo ugiye gukosha umuntu ntabwo bisanga umugore nawe uvuge ngo nkeneye miliyoni 70 ingahe, uvuga amafaranga umuntu ari bubone. Kandi burya guko uretse ko ari umuco ubundi n'abagenda badakowe barahari. Gusa we nyine yarabikoze kuko nta kuntu atari kuko nta nteye ngo turi kwirukana ngo nta gindi tagaragara mbere. Oya, twabikoze biciye mu nzira nziza, arakwa birarangira. None se ari ahantu nabonye nkuko mwavuze ko mujya mugaragara ku macana mutanga ibiganiro, hari ahantu nabonye mwagiye iwabo wa madamu ya Kasi, byo bari mwagiye kwa iwanyu mu rugo. Uriya muhango wari uwuhe? Witwaga ngo iki? Uriya muhango rero Keza nyine twari twagiye gusura umuryango w'iwacu. Nuko ukuntu babyita nyuma y'ubukwe, iyo abantu bamaze gukora ubukwe ujya kwa sobukwe, ndakajya kwa nyirabukwe. Njye nagiye kwa mabukwe kubasura nyine nka famiye, nyuma y'uko twari tubanye. Ni umuhango ubaho nyine nyuma yo gukora ubukwe mukajya gusura imiryango yanyu. Bakwakiriye bate? Banyakiriye neza, burya nubwo batakwakira neza, ariko iyo uhageze bakwakira neza. Ntabwo wenda namenye amakuru y'ukuntu basigaye bamvuga, gusa nahavuye neza kuri telefone. Natashye bamamagara batubaza mugeze he. Ni abantu beza, ni ahantu hari abasaza bazi gutebya, bazi kuganira, byari byiza cyane. Reka nawe yaje iwanyu? Yewe nagaraza, turacyari kubitegura, ariko nawe azaza. Ubwo ni uguca mu irembo?
ni ukuvuga ngo ntabwo uvuga ngo ntabwo ujya gushaka umuntu uhubutse ubanza kubitekerezaho. Nanjye rero narebye mbona yavamo umugabo nshaka, kuko buri muntu wese uramuforoma, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ngo anywa inzoga ngo ntabwo yahinduka, kuko umuntu byose ni mu mutwe. Umuntu umugira inama agakurikiza umurongo, kandi nawe ari umuntu mukuru. Namuhisemo kuko nabonaga yaba wa wundi nshaka ko yaba we, yaba wa mugabo nifuza, kandi nkuko mubibona birimo kugenda biza, biri guhinduka cyane. Urabona ukuntu waminduye, hari ubwo nisindagurika nka kera. Nta n'inkovu uheruka muri iyi minsi. ese ubu ntiyakeza yarumvishe ko ugiye kujya muri Amerika, akavuga turiya ngiye kumwizirikaho mpaka tugeranye muri Amerika? Oya, iwacu ubwo hari abakobwa bameze gutyo, iwacu hariya tuba, iyo bumvishe ngo uri hafi kugenda, umukobwa aragenda akakwihambiraho ashaka ngo wenda umutere inda, ku buryo wazagera ukajya umwohereza ku madolari. Ariko yewe ntabwo ariko bimeze kiza, we yankunze kubera ko twahuriye mu kazi kamwe, n'ibyo byo kujya muri Amerika ntabyo yaranziho. none se hajya mwakoze ubukwe ku itariki zingahe? Ngo tariki ntabwo nyizibuka, yazi kubwira Itariki 14. z'ukwezi Kwezi. muracyari abajeni Marie. none se ntabwo ubu akugora? ntabwo wabonye mu rugo hano abajeni Marie, hari igihe mugera mu rugo ukavuga uti nari nzi ko uyu mugabo agira isuku none nasanze ntawe, cyangwa se nari nzi ko agira umwana nzajya ngerageza kumuha isuku none afite isuku indenze? Nta kintu wageze mu rugo ngo kikubereye nka challenge? Zibakunze ntabwo kantu kabora, nta muntu ubura akantu k'akadefu nkuko nanjye nabanga afite. Ushobora kuba n'urugero wenda uko nari muzi sinari nzi ko wenda akunda koga amazi ashyushye, ariko twagira mu rugo kandi ubundi nta mugoga amazi ashyushye, nkasanga akunda koga amazi ashyushye. Ubwo ko kantu nyine nkavuga ati nta muntu w'umugoga amazi ashyushye kandi ari umuntu w'umugabo. Urumva n'utuntu dusanzwe two nkuko nanjye nafite kandi kadefu, ariko ntabwo ari akantu kaba gakomeye, utuntu tuba tworohereje. Reka ni cyagutunguye mu rugo ugeze mu rugo kubana n'umuntu utarumenyereye, wari umusiribateri? Nanjye icyo navuga mu rugo rwanjye, akadefu keza afite, agona nk'imodoka ishaje. Ni ukuvuga ngo iyo yantanze gusinzira, ubwo njye ntabwo mba ngisinziye. Wumva uzabyihanganira kuko we mwasezeranye kubana ubuziraherezo? Nta kundi byagira, nawe nzangerageza mutange gusinzira. Ariko yakaba bigeze nawe gufungwaho. none se igihe ufungwa umugore yakomeje kukuba hafi, yakomeje kwihanganira amakosa yawe, arakugemurira, arakwitaho? Ibyo bikora bake, nuko bamfunze igihe gito, ariko iyo bamfungwa nk'umwaka sinzi ko yari gushobora kujya ngeraho buri kuwa gatanu. Muri kiriya gihe gito wakomeje kujya ugiye kumureba, kumusura? Naramusuraga ariko birumvikana kuko kiriya gihe twari tutarabana nyine, ariko byasaga nk'ibiri hafi. Ariko urumva nk'umuntu muri kumwe bya hafi ntabwo ikibazo nka kiriya kiba ngo umugeraho ngo umusure. Reka urumva ari umuntu wagusuye ufunzwe uri muri gereza, kuba agona nta kintu ntabwo byakubuza kubyihangana? Ikintu cya mbere kugona ntabwo ari ikintu nyine birabangama pe, ariko ntabwo ari ikosa warenganyiriza kuko simenya ukuntu biriza, ariko barabivura. Kwa muganga ntabwo babivura. Iriya ni ikintu kiba kiri. Ikindi keza, iyo tugeze mu buriri ntabwo wampa gahunda neza nk'uko mbishaka. Hari ahantu ujya mukoraho ndi kumva mbishaka, nkabona ari kujugunya akaboko ku ruhande, nisinzirira. Ibyo bintu se ubwo urumva wazabana nabyo? Kandi nakubwiye ko mwasezeranye ubuziraherezo, ariko namwe mwambwiye, ubwo ibyo bintu uzakomeza kubyihanganira cyangwa uzashaka ku ruhande undi muntu? None se wenda tuvuye ijoro ryose amayemo kabiri gusa, urumva ako kabiri gahagije koko? Mu ijoro kabiri gusa ni gake? Ndipunda se? Nanjye nzi ko uri umuntu, ariko tugomba gukora akazi wenda. Reka mu gitondo ntiba mufite akazi? Ntimwambwiye ko mufite ibintu byinshi muhuramo mujya gukora? Turakora ariko twese tuba turi kumwe, ko niba umuntu ari kumva bishaka umuntu yagukora ugatarutsa akaboko, urumva atari ikibazo mba mfite rata. Ako kabazo gashobora kuba kari no mu rugo wenda, ariko
ibyo ni ibibazo byo mu rugo ntabwo ari ibintu uza kuvugira imbere ya kamera rwose sinzi niba reka ibyo ngibyo tubyihorere ko madamu ntabwo ashaka kumuvuga amabanga y'urugo reka twivuge warishyize hanze ibanga ry'urugo ariko nawe ugerageze nandi kugira ngo nawe uhinduke umuntu niba akeneye kuri gahunda agira inka munyarwanda umuhereze kuko nicyo umuntu aba yarakuzaniye sawa reka ibyo ngibyo tubyihorere muzaza kwicara hamwe mu bicoci nyine nka famiye reka tujye mu buzima bwanyu busanzwe none se abantu ntibaza mu kubasura cyane mu rugo rwanyu murabona muri abasitari mwembi abashyitsi ntimubona abantu benshi baza kubasura bigatuma yenda bibabangamira kubona abantu bahora mu rugo rwanyu buri kanya burya urugo ni urugendwa kandi urugo ni urwakira abashyitsi buriya n'uba ufite urugo cyangwa iwanyu udasurwa ntabwo biba ari sawa abashyitsi baradusura kandi ni byiza kuko abashyitsi ni umugisha ntabwo wakanga ko abashyitsi bagusura ntabwo bijya bibangama nta mushyitsi ubangama abashyitsi bose turabakira namwe nimushaka kudusura ni karibu turabashimiye cyane rero ko mwatwakira hano mu rugo rwanyu ubwo za gahunda nizikunda keza zaturya urwara tuze dushima Imana sibyo murakoze cyane murakoze cyane tuzasaba soje uturirimbira akaririmbo k'umwaka mwiza wifuriza abafana ba mwaka mushya muhire karirimbo rero nabaririmbira ko mwaka mushya abafana muri rusange kubaririmbira akaririmbo gato cyane kamusika kale kanabeba zegebe ya bure pale mbele kuna vimbani pale mbele kumanyongeyo pale mbele kuna vimbani mwana mama kolezale waka vila thank you Yaka.